mbabajwe n'inkuru mu kanya Clement akoze cyane ari kugaruka ku byo coach GAEL mukoreye nge nari mbizi ntago ari ibintu Clement nishiti yanjye ntago nayoberwa niba bamureze niba batamureze ari ngiye bajya banamurega nkajya kubona wenda nk'umuntu arampamagaye akambwira gutya na gutya urabizi nkamubwira yego cyangwa ndabizi cyangwa ntabyo nzi ari byo wenda ngiye na Clement tuzeranye ntago ari ngombwa ko mbivugira hano ariko inkuru ko zirambabaje cyane ati mbabaje mu buhe buryo rero Clement yanditse ati mu minsi ishize yaranditse ngo yes maze kumarana umwanya na coach GAEL ansobanuriye neza coach GAEL dore kumizimizo bukuzimiza ndaza kubigarukaho reka mbari icyo nza gusoreza aho yego kangaruke kuri coach GAEL coach GAEL yarandeze coach GAEL kimwe mu bintu bitigeze binanshimisha muri coach GAEL yarakureze cyane kimwe mu bintu bitigeze ndabigarukaho kimwe mu bintu bitigeze binshimisha kabisa ni nabwo bwa mbere nari mbibonye ku muntu uri ku rwego nk'urwe uri kuri level nkiye ufite imitekerereze yo gukora showbiz mu buryo bwagutse bashobora gukoraho inkuru akajya kurega akanakurega inkuru we ubwe yitangiyemo verisiyo oh yes coach GAEL yagiye kunega inkuru eshatu munamukozeho zimwangisha rubanda zimusebya zitamuvuga neza kwa ariko se arya coach GAEL amaze imyaka ingahe mu gihugu cy'u Rwanda wenda azwira kumwangisha rubanda se kwangisha rubanda se wori igihugu rubanda n'urwero uri kumwana coach GAEL se niwandi mwanga mwumvira nubanga coach GAEL ahubwo se ninde umuntu umwana ninde wagira nese nkungu coach GAEL umuhagarikije mu mujyi so ntangiye mbasuhuza kanizere ko mumeze neza mwebwe mukurikire JB Rwanda njye nitwa Big Man kuri kamera hariho Joshua iyi nkuru nyikoze ntishimye ni inkuru mbonye numvira ntangaje cyane pe manda tangaye ntago nababeshya ari ibintu bijya bintangaza mu Rwanda ngo dufite ikibazo cyuko football yo mu Rwanda ifite ikibazo sibyo ariko na showbiz yo mu Rwanda ifite ikibazo gikomeye cyane man industry yo mu Rwanda beragoye ko izagera higera no kuri pe nta kintu ngiye nyimazemo hatagira umuntu uvuga ngo uyimariye iki ntacyo nyimazemo ariko yo mbonye abantu bafite ikintu bayimazemo bari mu buntu bw'ubusutwa bari mu bintu byo ku so reka tugende mu buryo mbabajwe n'inkuru mu kanya Clement akoze cyane ari kugaruka ku byo coach GAEL mukoreye nge nari mbizi ntago ari ibintu Clement nishiti yanjye ntago nayoberwa niba bamureze niba batamureze ari ngiye bajya banamurega nkajya kubona wenda nk'umuntu arampamagaye akambwira gutya na gutya urabizi nkamubwira yego cyangwa ndabizi cyangwa ntabyo nzi ari byo wenda ngiye na Clement tuzeranye ntago ari ngombwa ko mbivugira hano ariko inkuru ko zirambabaje cyane ati mbabaje mu buhe buryo rero ku rwego coach GAEL ariho ku rwego tumufataho coach GAEL ntago ari kujya kureka Clement no kuri kwimana sha none se sinzi coach GAEL rero azatuma n'amanota mushiraho hari umuvumwa wavuze ngo ngari umukaponge yasanze umugore we yatetse igikoma cyahoze ngaravanga amanota gushizeho ariko na coach GAEL amanota mushizeho coach GAEL Krizo nkwakira rwose nkwakire welcome back bro yeah hashize yo what's up my big man welcome back bro yeah ndimo kugaruka na nkuru wayumvishe nayumvishe coach GAEL
usanze tumaze kwinjiramo nagira ngo tuhite tuyikomeza tutiriwe tujyana mu bindi tuzaza kubigarukaho. Coach GAEL mikoro yicanye. Yego. Coach GAEL aho ntazandikwa inkuru ivuga ngo umunyemari wabuze yacira n'ayamira. Coach GAEL nuwo kujya kurega Clement muri RIB. Coach GAEL hari umuvandimwe dukorana Iva uriya ni wakundaga Iva this ndabyibuka Iva. Coach GAEL yamuvuze guhera ewan uyu mugabo akinjira muri industry. Angare ntago tubeshye. Coach GAEL tekezaga ibintu yamureze mwere kumwangisha rubanda. Nese ubundi rubanda Coach GAEL afite n'uruye. Coach GAEL se ni igicyo ubundi. Nese ni bande bamuzi ubundi se Coach GAEL ni iki? Ni n'abantu bamuzi ngewe nzi. Nese like ngo yamureze ngo kumwangisha rubanda ngo kumusebya kumuvuga nabi. Okay, ubu se kino kigano turi gukora Coach GAEL nagenda ashaka imikirego ajye kukiturega turebe icyo kirego buryo kivuga. Kiba kivuga ngo twamuvuzeho se. None se none se Coach GAEL ubundi ariko nanone uretse gato turabanza tugureka kuri Coach GAEL turagaruka mu kanya kuri Clement. Ntago turya indi mihanda. Muri industry ubundi sibyo ibintu byo kurega. Nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho muri industry ubundi. Ariko ibintu byo kuregana none tonde tubigaruka. Tangiye kuza nditsamura ukahita ujya kundeka. Cyangwa ne uransitara ukahita ujya kundeka. Cyane bwa buryo shabaho nabatanye no kuzima bagashaka kwifashisha RIB. Nabwo bibaho. Kubera ko ikigaragara cyo Coach GAEL nta kintu ari gukora muri no muziki rwose. None se ubundi tubwizanyije ukuri. Bruce Melody indirimbo imwe ebyiri eshatu. Kuva Coach GAEL yagera kwa Bruce Melody muri 155 EM. Ngira ikintu amaze gukorera Bruce Melody atakoze. Bruce Melody nta kintu na kimwe yigeze amukorera. Bruce Melody ahubwo yasubiye inyuma mu miririmbire. Bruce Melody ntago ari wa wundi umwimerere tuzi nka Bruce Melody dukunda, ahubwo yamujyanye muri business gusa. Yego Zanzibar gusa. Tugende twagiye tujye kureba Bahati. Ubu Bruce Melody ni umuhanzi wo kujya gukorana na Bahati. Okay, nago mufobeje Bahati ni umuhanga, hari urwego ariho muri Kenya, no munyakenya ndakeka. Nabonye n'abantu benshi bapostinga ko zira views atarizo, ari za views zabahabura, sibyo? Ariko Bruce Melody ni umuhanzi wo kujya gushaka collabo. Akaza mu Rwanda akirirwa agenda inyuma ya Bahati bajya gukora interview. Bahati already ari KGL. Yego. Ngo yaryo ikigaragara cyo zira. Nyine already urabana Bahati kuri channel ye yitwa Bahati Kenya, sibyo? Population ari indirimbo ifite miliyoni 23, indi ifite 10, indi ifite 8, indi ifite 7, 6, 5, 4, enye eshatu ebyiri. We na Bruce Melody ngaba bafite ebyiri nabo ngira ngo bari muri ebyiri. Ikibazo umuhanzi witwa Bahati ugira views zingana gutya tutamu abantu benshi batamu nge ntakubeshye. Munyihanganire niba umuzi wowe uramuzi. Bahati uramuzi? Warusanzwe umuzi? Joshua Bahati warusanzwe umuzi uvugisha ukuri? Izo views na Diamond Platinum kugira ngo zigire biragorana. Ikibazo. Usa abantu bafite mu Rwanda zino views ni Medi. Izi 23 naze Ngaya. Ni Medi na DB ni kundirimba imwe ya indi yakoranye na Hotel Brown. Yes. Ndakeka so sinzi. Coach GAEL rero yinjiye mu muziki. Niba si yuko wenya yari yazi ko tugiye kumusingiza. Bro, ntago tuzagusingiza. Kuba ufite amafaranga ntago biguhereza amahirwe cyangwa se uburenganzira bwo gukora icyo ushaka muri industry. Ko bari kumwangisha rubanda. Rubanda se. Bari kwangisha rubanda se wori igihugu. Ase rubanda n'uruwe ruri kumwana. Coach GAEL se ni wandi mwanga ko. Ngombwa hano banga Coach GAEL. Ahubwo se ninde umuntu umwana. Ninde wagira. Nese nkungu Coach GAEL umuhagarikije mu mujyi. Muri gare sibyo tubwizanyisha ukuri. Coach GAEL ukamufata ukamujyana mu mujyi muri gare akahagarara n'abantu bangahe bamushungera indese
inde wamushungera Coach Gael se bundi ninde umuzi ngo baramwanga ngo bara reka big man tubwizanye ukuri Coach Gael wamumenye ryari namumenye ejo bundi aje i Kigali namumenye ejo bundi aje i Kigali aje i Kigali ngafite ngo nuza yitwa ngo aba VIP niba ngo aba VIP sibyo no mu businessman ariko tubabwire nimba ukora business y'umuziki shaka abantu babizi babijemo Coach Gael afite ikibazo cyo gushaka kumenyekana cyane kuruta n'abahanzi managing yego ngaho bakoze iki niwa posting aho kugira ngo umuhanza managing abari upostinga ugasanga Coach Gael niwe uri gupostinga naho biva nyine bakurira nyine wakishoye amafaranga yawe ukicecekera akabyara inyungu ushaka kumenyekana at the same time uri no gushora amafaranga ntago bishoboka nese nkuru umungu nk'urugero naguha rworoshye Coach Gael usanga ashaka ubustari kenshi kurusha oya ni n'iki kibazo azanagira ni naho amafaranga yazahira hari amagambo ndi gushaka Clement yanditse Clement umbabare ntube warayasibye ko nsanze warayasibye nababara urabizi ko ntajya nca ku ruhande mana ntabwo njya nca ku ruhande sinjya mbona umwanya wo guca ku ruhande yego tugende Clement yanditse ati mu minsi ishize yaranditse ngo maze kumarana umwanya na Coach Gael yaransobanuriye neza kubishaka Imana bari ntaberasi ngo maze kumarana umwanya munini na Coach Gael amaze kunsobanurira neza ngo projet ye ngo sanze ari umwe mu bagabo ngo baje gufasha industry nyarwanda aho ngaho ariko ni nyuma yuko amaze gutanga ni nyuma yuko yari amaze kumunenga inshuro nyinshi icyo gihe yari ari kuvugana injya mu kanwa igifurumba yari agikenyereye ku masogisi ngo Coach Gael ngo abivuza ari kurira ngo Coach Gael gushaka kumfungisha reka tujya twinjira mu bintu byose sibyo akamanuke nizere ko ngeze kuri baruboneka sibyo ndizere ko utabisibye Clement n'ukuri warabisibye nababa rero buriye Coach Gael nashobora kuba afite mu buhanga yego ashaka ko yarabonye Clement ari kumwinjira cyane akamwiyegereza buriya umwanzi wawe hari igihe umwiyegereza kugira ngo umuhonda honde neza Clement icyo bamureze ntago ashaka kugicika wakimenye nakimenye kumwangisha reka mbikine ibyo ngibyo byonyine kamwikine rwose Clement nizere ko ari inshuti yanjye ariko ntabyakora ni inshuti yanjye reka nkumvisha ibirego yamureze ngaho Imana ibabarere imwe mbere yuko yica umuziki ko yica umuziki birashoboka ko icyo kirimo nacyo cyo kwica umuziki niyo ya mbere twakoze byatangiye ahubwo natesohora niyo nkuru ibyo nibyo mwakagombye kuba mwandika nawe mukamuhwitura akamenya kwibuka ko afite inshingano zo ngeri rimwe njya mukunda cyane ajya avugisha kuri nkumva ndishimye mu gitondo nkobona agarutse yisubiye Clement nawe ari gihe ujye uncanga rimwe na rimwe bivuga mu make zitamuvuga neza izo nkuru eshatu harimo operation onomo yego twakoze kuri Alex Muyoboke yego harimo imagine space yo kuri Twitter nawe kuba mwandika nawe mukamuhwitura reka mpere hano akamenya kwibuka ko afite inshingano zo kuhagarara igihugu cy'u Rwanda ntabwo kuba umuhanzi wa mbere mu Rwanda ari ukubikerensa uko yiboneye no ahubwo hagomba kubaho uburyo ki ibintu bigomba gukorwamo yego mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yego hanyuma bati Coach Gael dore kumizimizo bukuzimiza ndaza kubigarukaho reka mbari icyo nza gusoreza aho yego kangaruke kuri Coach Gael yarandeze Coach Gael kimwe mu bintu bitigeze binanshimisha muri Coach Gael yarakureze cyane kimwe mu bintu bitigeze ndabigarukaho
kimwe mu bintu bitigeze binshimisha kabisa ni nabwo bwa mbere nari mbibonye ku muntu uri ku rwego nk'urwe uri kuri level nk'iye ufite imitekerereze yo gukora showbiz mu buryo bwagutse bashobora gukoraho inkuru akajya kurega akanakurega inkuru we ubwe yitangiyemo verisiyo. Oh yes. Koji GAEL yagiye kunega inkuru 3 munamukozeho zimwangisha rubanda zimusebya zitamuvuga neza kwa ariko se arya Coach GAEL amaze imyaka ingahe mu gihugu cy'u Rwanda wenda azwira nk'amezi muri showbiz nyine nk'amezi se n'icyenda nta rubanda afite rero bamwangisha sha ndumva ntarwo ariko rero nta ibintu byo kuvuga ngo bagiye kumurega muri RIB ubundi iyo bagiye kurega muri RIB ko RIB akenshi yenda ivuga ati turagufunze Clement baramufunze ariko ari gihe RIB igenda bakaguhamagara ngese ko bandeze baramfunze none se ubwo ngubwo oya ikibazo nkubaje ko nje bandeze se baramfunze ntago bagufunze ubwo rero Coach GAEL yareze amateshwa kuko yarye bijebeho bakurega nukuvuga ngo aha iyo ninjya do inkuru ndayibonye iyo ninjya mumbabarembe isome nitonze nyuma y'amasaha menshi nsobanurirwa imwe mu mishinga migari ya Coach GAEL nemeye ntashidikanya ko uyu ari umwe mu bagabo nahamya ko afite byinshi by'ingirakamaro mu muziki nyarwanda ashaka kuwushyira ku rundi rwego kandi mpuzamahanga katumwizere tumushyigikire ashyira akantu kari kwandika ari gusinya n'akarusho dufatanyije na bwana dufatanije bwana Bruce Melody aya mahirwe ntukayapfusha ubusa. Comment zose zaje zimubwira ngo sponsor zite iyo ninjya muganwa bro dushatse twasozeza n'ikiganiro twigendere nukuri kwimanika tugisozana ahubwo icyo Clement atamenye bari kumukuba niba atari showbiz ariko ari nk'ibintu byo kuvuga ngo like Coach GAEL yongera trending ni trend wabuze RIB nimba bakureze RIB iragufunga urumva nimba itagufunze bivuga yuko bakureza amateshwa ibintu bakureze atari byo ariko big man uzi iminsi iciyeho nabivuyemo haciyemo ndongera nsubire dore ngibi ni mu kwezi kwa 5 ku itariki 9 ariko nanone muri no minsi amaze iminsi amukora inkuru zimukasa cyane zikasa Coach GAEL ariko ntago zimukasa mu bundi buryo ni mu buryo bwa showbiz bro ari byo bintu hano tujye tuza gukora hajya kubona umuntu ari hanukiriye anyandikiye kimessage kimbabaza iriya message ntiyambabaza man nyine kuba warebye n'ikiganiro wakoze mwana wanjye nimba yariye ntago ari umuntu wanyandikiye kimessage ari inkuru nakose dede dakora yakona umunyange kimessage kirakire ndamubaza ngo ese uheruka kurya ryari ari yafite ikibazo ndari mubaje se uheruka kurya mwana kandi yambwira akaderuka kurya niwe kumworeza amafaranga kuko ari jya abakoreshwa n'inzara ukoreshwa n'inzara ntago ari nziza so mana yanjye inkuru ndayibonye so Clement ihangane nk'umunyamakuru mugenzi wanjye Coach GAEL niba yakureze Coach GAEL wabakoze ikintu kitari cyiza this is showbiz nkuko wamuhamagaye akaza mukaganira wari kongera ukamuhamagara wenda kongera akarikinyera mu isogisi ariko ubundi muri showbiz yanebaza umuntu mu buryo umuntu ari gunze kurekana nimba kuvuza amakuru atari nawe genda ku yindi social media cyangwa se ku gitangazamakuru runaka ubinyomoza honese nge narezwe rimwe kuva natangira ariko baramwengara ibirego byanjye biriyo byinshi narabimenye ariko ibyo birego bigerayo menya bareba bakavuga ati ibirego menya bitari ibirego byatuma umuntu tumuhamagara n'uwandeze umwe arambwira ati nta mpamvu yo kwirirwa ugera hano tubyihorera hari umuntu twari twatuka mu kiganiro ntago nagutuka twararezwe
nararezwe kikomeye cya kindi no mu rugo mfite n'umuryango wo kwa sheri sibyo womba mbuga mu ngejo bundi batazavuga ati sumukwe wacu katukana sibyo mfite ibintu byinshi cyane ngomba kwitaho mfite bashiki banjye bari hariya sibyo mfite bakuru banjye bari hariya ngomba gukora neza sinzatukana n'umunsi n'umwe sinzavuga inkuru ntahagazeho ariko kuri ntago nzaguceceka niyo nihaye nimukagire ngo nta miryango tugira turigira mane turigira inakomeye nta itari kandi niyo yabudakomeye imbere yanjye ubukomeye ko ni wa muryango wandeze nkaba ngeze hano nduwundi we gutyo iyo mbonye gutya ntago uzi imbere y'imyaka 3 waruzi se ndi he ntari ga primaire waruzi se ndi sumbonye ejo bundi 2018 kugeza nyimana umbonye ubu ngubu kiri utangiye kunjajinga bambona ntazi ibintu urimo mani mba numva ikintu gisetsa nuko umuntu byo butangiye konzana umuhinkuru akagutuka ahubwo se nyine no bikoreka njewe uburere bukeya njewe mfite suse y'inkuru wowe uri muri sena ngwino yumve uri muri sena tanga comment oya natukane nibwo bushobozi bw'ubwenge afite yego uyu muntu agututse none se iyo umuntu mubwiye inkuru ko wow urakoze mwana urumva nibwo bushobozi afite bw'ubwenge bwe iyo kubwiye ngo we akagutuka ubwenge bwa ko kanya ubushobozi afite mu bwenge nubwo kugutuka bro nta kindi yagukorera nese urogera ngo guha imodoka se afite gare mu kanya gato gakarabo k'Imana arambwiye ngo Rwema ngo sinzi ibintu bibi yavuze ngo kuri Pastor Tojene witabye Imana aravuga ati Rwema iyo modoka ugendamo kira kiganiro utanze ikiganiro hari ucyumva ari ku igare atanze urugero rwiza rero kano kanya abantu badukurikiranye harimo abantu bafite indege harimo abantu bafite amamodoka harimo abantu bafite amazu ariko harimo n'umuntu udukurikiranye kino kiganiro n'ibyo kurya byamugoye utubanze nawe tumwumve bro rero nukazane ya mijinya wirirwanye ntazano wayikuye reka dusoreza ariko kwa kundi uburi ku kazi bose wawe yiri bagucunaguza ukajya gutuka umugore wataha mu rugo gatangira kubitura umugore wawe ararengana man nge nataye inkuru nayitayeho imbaraga zanjye nayitondeye nagize iki Krizo nizere ko wari umeze neza cyane nta kibazo wari umeze iminsi narakubuze byari bimeze bite rero no minsi rero byari bimeze neza cyane twagiye tugira gahunda zitandukanye nibyo nari mpugiyemo yego ariko actually ubu ngubu byarangiye nagarutse ubu wagarutse okay Imana ishimwe cyane wabonye ko umuntu uzongera gushyira hanze ubwambure cyangwa se babano wa posting amafoto bambaye ubusa cyangwa video bari gukora imibonano mpuzabitsina imyaka 3 itegeko rigiye gusohoka ntago rirasohoka ariko rigiye gusohoka ariko biriya n'ubundi niba bakandi cyane abakobwa benshi cyane imyaka 3 hagati y'ibihumbi 300 na 500 ayo ni make ahubwo yego bayongere abe menshi cyane so abantu dukurikiranye namwe mwicare mwibaze aba bantu bari mu biki bari kudukina ka kantu k'agapira Coach GAEL bari kumwangisha rubanda ruhe Coach GAEL Coach GAEL bari kumwangisha rubanda ruhe nyine rwa wenda nabahe bantu bamututse afite abaforowazi bangaye oya abaforowazi ntago twabashingiraho kuko na Bruce Melody yigeze kugira ngo Bruce Melody yigeze gusanga afitemo ng'abantu bitwa ngo bakabili kuri Instagram abashinwa Coach GAEL line now afite 188 bimufollowinga reka ndebe ariko followers ubundi arimo bakabili ntago ariko bwangisha bakabili nabande menya afite abanyarwanda ndi kubana abanyarwanda gusa ariko nuko ndi kwihuta nuko uri hejuru reka nje hasi kandebe ariko abastari benshi mu Rwanda bagura abafollowers umuntu uri kumamagara abastari benshi mu Rwanda bagura abafollowers benshi ni kubona abanyarwanda kugira ngo scrolling 180 babigoye bro sibyo so gusa ikindi namubwira courage nubwo Bruce Melody nta kintu ndabona uri kumukorera kizima nyuma yuko ufashe witwa Element yarazimye sibyo yarazimye pe Element yarazimye nyuma yuko
bye coach Gaye courage mwana courage Clement wihangane nyine